urubanza, mbega ubuntu butavugwa, ubuntu busendereye, ubuntu butagira umupaka, ubuntu budashira, ubuntu butangaje bwankuyeho umuvumo, ubuntu butangaje bwampaye agakiza, bwampaye ubuntu, ubuntu butangaje bumbabarira buri munsi no mu ntege nke zanjye, ubuntu budashira, ubuntu butamarwa n'ibyaha n'ibicumuro byanjye uko byaba bingana kose. Mbega ubuntu budashira, mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho umuvumo, imbabazi n'urukundo byambashije kwinjira. Urakoze mwami kuko wadufunguriye amarembo, urakoze mwami kuko ubuntu bwawe bwaduhuje nawe, ubuntu bwawe bwaduhuje na bagenzi bacu, ubuntu bwawe buzahuza ijuru n'isi, ubuntu bwawe buraduhagije, nibwo bwonyine twirata kuko nibwo musaraba wawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze kubw'abagabo wahumurije, wahembuye mu gihe twarimo tukuramya, urakoze kubw'abamama womoye imitima, ikiganza cyawe cyatobowe kibashije gukoraho mu gihe twarimo tukuramya, nubwo ibibazo bidakemutse baturije mu kuba uri kumwe nawe. Mwami, amaraso yawe yadukuyeho umuvumo n'urubanza rwose. Ngwino uganire n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nagira ngo nongere mbahe ikaze abari online, abari hano in live. Nagira ngo mbahe ikaze hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Ndagira ngo nongere mu izina ry'abandi bose bakwakiye, nongere mvuge ngo tuguhaye ikaze, urakunzwe, kandi ntukemere ko hagira ikintu na kimwe cyangwa situwasiyo iyo ari yo yose ikubeshya kudakunzwe. You are loved, urakunzwe, urakunzwe cyane. Ndagira ngo rero ahangaha twakwakiriye tubereyeho guhesha Imana icyubahiro, dusohoza inshingano nkuru twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo mu mwuka w'itegeko risumba ayandi. Ahangaha waje turi itorero ryizera Bibiliya, itorero ryigisha Bibiliya, itorero rizamura Kristo hejuru. Aha nta kindi twubakiyeho uretse Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe rufatiro, niwe foundation twubakiyeho, kandi kuri Yesu Kristo tuzi ko Yesu Kristo arihagije, niwe rufatiro, niwe foundation. Niyo mpamvu kuri we tuzabwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka, kuko ari we wavuze ngo data uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri, kandi iri jambo niryo ryaremye isi, niryo ryaturemye. Niyo mpamvu tuzamura izina rya Yesu Kristo mu kuramya kwacu. Iyo tubwiriza ijambo ry'Imana ntabwo turamya kugira ngo tubwirize, turabwiriza kugira ngo duhinduke abaramyi beza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu ijuru tuzabana n'Imana iteka ryose tuyiramya. Twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Iyi si yuzuye ahantu henshi tutabasha kugira icyo tuvuga n'aho tuvugira, ariko dufite aho twihererana n'Imana tukayibwira ibyacu. Mbwira rero mwicaranye ngo ibyacu dufite aho tubivugira, ibyacu dufite aho tubivugira. Muririmbyi yararembye ngo umutima uremereye utari womorwa, ngo hari umutima umwe gusa wawuhumuriza. Iyo umutima ubabajwe cyane n'icyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de. Ayo maraso na ya Yesu. Yesu ntajya abura uko abigenza. Hari abantu benshi bashobora kukuzaho, hari abajya banzaho bagasanga nanjye ntakomeze. Ntabwo uzigera ugera kuri Yesu ngo abure uko ameze. Ntabwo aratumva
reka dupfukame dusenge. Unsanze nta kuntu meze, umva dufite Kristo wuzuye ubuntu n'ibambe n'imbabazi, kandi muri we nimo hari umwuzuro w'imigisha yacu yose. Amen. Niyo mpamvu twese turi ababwiriza butumwa, twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amana, kubera ko Yesu Kristo niwe wadutumye, niwe mukoresha wacu, niwe wavuze ngo noneho nahawe ubutwari mu ijuru no mu isi, nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza. Twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amanga. Turifuza kuba itorero aho dukuza abizera mu ijambo ry'Imana, kugira ngo twe kugira abanyedini bari aho ngaho mu idini bazi kumvira no kubahiriza imigenzo y'abanyedini, ariko bagwingiye kuko badasoma badakuzwa mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana turikunda, niyo mpamvu turyigisha ryonyine, niyo mpamvu tudashaka abantu bazi gusetsa no gutera za komedi ngo baze hano n'abari bwo batwigisha. Hari ibibwirizo njya numva kuri YouTube byateye muri iyi minsi, kavuga ni Imana utabara itorero ryawe, kuko hari abantu bagombye kwitwa abakomediye ariko bahisemo gufata pulpit, gufata gatuti, akaba ariho bakorera komedi, bakabona abakiriya babizaniye. Kandi kuko ijambo ry'Imana ari ukuri, ravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba amatwi yabo abarya, bashaka kumva ibibanezeza gusa. Halo, ariko twebweho tuzabwiriza ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana ari ryo buzima, ko ijambo ry'Imana ari ryo ryuzuye imbaraga n'ubushobozi. Mbwira uwo mwicaranye ngo ijambo ry'Imana ni ryo ukeneye, ntabwo ukeneye ibitekerezo n'amanjwe y'abantu. Kandi nitwubakira ku Mana, kuko Imana ariyo yaduhaye iyereka uko byagenda kose, tuzakura, tuzabyara. Ndagira ngo nongere nshime Imana, mumfashe dushime Imana kuko ikomeje kwagura umurimo wayo. Abaturutse kuri Rega ni ikimenyetso kimwe, hari Rega, hari Kabumba, hari ahantu henshi umurimo urimo gukomeza gutangira, kuko tuzatangira amatorero ashingiye kuri Bibiliya no gukomeza guhesha Imana icyubahiro. We committed to strategic church planting in our region of Africa. Very strategic. Ntabwo dupfa gutangira amatorero ayo ari yo yose, ntabwo dukeneye amatorero ayo ari yo yose, turakenera amatorero ashingiye ku ijambo ry'Imana. Imana ijya kurema umuntu, intention yayo yaravuze ngo reka tureme umuntu ase natwe. Halo, nubwo tuyigora tukayinanira, niyo mpamvu ishakisha inzira zo kutugarura mu nzira. Umugambi w'Imana wari ukurema umuntu usa nayo, umuntu ufite character, ufite imyitwarire, ufite imyumvire nk'iy'Imana. Natwe turashaka gutangira amatorero asa natwe. Bivuga ngo iki? Amatorero yizera Bibiliya, abwiriza Bibiliya, abereyeho guhesha Imana icyubahiro. Amen. Niyo mpamvu tudapfa gutangira uko tubonye kose. Niyo mpamvu dusaba Imana dukomeje dusenga, tuvuga ngo Mana, hagurutsa abagabo, hagurutsa abagore, abo tuzi n'abo tutazi, wowe uzi wateguye uhereye kera, kugira ngo baze dufashanye mu murimo w'Imana. Nta kintu na kimwe twageraho tudafite ijambo ry'Imana. Wowe waje uyu munsi waje neza, kuko dusanze dutangiye urugendo rwiza mu gitabo cy'Abefeso. Hano mu gihe bishoboka tubwiriza Bibiliya, ijambo ry'Imana, igitabo tukagifata tukigisha igice ku kindi, umurongo ku wundi, igika ku kindi. Twarebye igitabo cy'Abagalatiya, igitabo cy'Abakolosayi, twarebye urwandiko Pawulo yandikiye itorero, yandikiye Timoteyo wa mbere wa kabiri, twarebye Tito. Iki gihe tugeze mu gitabo cy'Abefeso. Twatangiye ku cyumweru. Ku cyumweru uyu munsi abatorero turahera ku murongo wa kangahe? Murongo wa 7. Urumva ko babizi. Turahera ku murongo wa 7. Ibyo twaganiyeho mu cyumweru cyashize, twaganiye ku magambo y'ingenzi. Ya mbere nayise predestination, ukumenya mbere kw'Imana aho tuzaba. Imana yagambiriye uhereye kera kose abo izacungura, abazabana nayo yabateguye uhereye kera. Twaganiriye ku cyitwa gutoranwa, election.
Imana abayo yarabatoranije kandi yarabatsindishije. Ni ukuvuga ngo iyo tujya kubwiriza, abo tubwiriza bakakira imbabazi, bakakira ubuntu. Impamvu bayakira nuko baba bari muri ba bandi batoranijwe n'Imana kera. Guhindukira bakemera bakakira ni ikimenyetso cy'uko bari baratoranijwe. Twaganiriye nanone ku ijambo rikomeye twise, twagise ngiki? Twagise undi muntu nire jambo twaganiyeho rikomeye, nakwibuka. Ninde uryibuka? Yego, niryitwa ngiki? Oya, mu Kinyarwanda twagise ntagarabo ngabo. Nimwese ndikubwira cyeko ndikwibwirira bariya niba twavuze ngiki? Twagenje gute? Alo, twagizwe iki? Kubanza tuba turi kuruhira ubusa, ni nko koza ibata. Abafite Bibiliya zabo reka turebe. Ntabwo ariho ndi kubaza, nta nubwo nshaka kukubaza, kuko ibi binteye n'akabazo. Abajya bandika mu gihe twigisha ni bande? Abafite notebooks hano ni bande? Ndagira ngo ku cyumweru bazashaka amakayi n'amakaramu hariya mujye muyagurira hano niba mudashoboye kugura, kuko ibi biteye agahinda. Buriya niba dufata umwanya n'iminsi kugira ngo tuze kwigisha abantu baje gusa kubyina gusa bagataha, turimo turaruhira ubusa. Twagizwe abana b'Imana, iyo yitwa adoption. Ubuse ko munciye intege bwo ndi kumva naruhiye n'ubusa. Nibibabaje. Abajya bandika ni bande? Kandi abantu bajya bandika, bajya bivuga kwandika ni abantu ndabona barimo. None se ntabyo mwanditse ngo iki? Bari bagikopera babibuze. Dore nka reka babwire rero, Satani nta nubwo atsindwa n'amagambo akiri mu kayi, atsindwa n'amagambo ari hehe? Kuko iteka turamubwira ngo haranditswe ngo. Alo, twaratoranijwe aho tuzaba hagenwe n'Imana, kandi twagizwe abana b'Imana bitavuye kuri twe, ahubwo ari ku neza y'ubushake bwayo. Uyu munsi ndagira ngo ku cyumweru ninongera gusanga bimeze gutya, nzashaka abandi bajye baza kubabwiriza, kuko nge nzaba ndi kuruhira ubusa. Nzashaka abakomediye bajye baza babyine, mutahe muri guseka. Nibabaza ngo mwize ngo iki? Ngo umunsi twize we, nguze ukuntu twafashijwe, ngo twasetse ntiwareba, yatangiye duseka arangiza duseka. Yabigishije ngo iki? Ngumva wewe nuko utaje gusa, nuko utaje ukuntu yatubwiye ngo nabwiye Imana ngo none se ngo Mana ngo ubugari bwo kutaburya wowe urabonye imiriki. Twize ngo abakire. Nagira ngo reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubyumve neza. Reka duhere ku murongo wa 3, ariko turibanda gusa ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Abefeso igice cya mbere turi ku murongo, turahera ku murongo wa 3 turageza ku murongo wa 10, ariko turaba tuganira ku murongo wa 7, uwa 8, uwa 9 n'umurongo wa 10. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Tugeze ku murongo wa 7, none niho twagombye guhera. Ndagira ngo muhumbe.
niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Mwami, turagushimye, urakoze kubwira ijambo ryawe wiyandikishirije, rikungahaye, ryuzuyemo intungabugingo nyinshi dukeneye. Mwami, ndagusabye kugira ngo uyu Satani utuma abantu baza hano bagatahona ubusa atsindwe mu izina ryawe, kugira ngo abantu bumve agaciro k'ijambo ryawe bagiye barikurikira, kuko umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo dutungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kawe. Ngwino tuganirize, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi turavuga ngo muri Kristo dusenderezwaho ubuntu budashira, ubuntu bwihariye, kandi buri wese ku giti cye. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu budashira burenze igipimo, kandi buri wese akabuhabwa mu buryo bwe bwihariye, kandi buri wese ku giti cye. In Christ we lavished with God's unlimited grace, uniquely and personally. Muri Kristo Yesu, nibagirwa ibindi byose twavuze, wibuke ko twavuze ngo muri Kristo Yesu dusenderezwaho, dusukwaho ubuntu budashira burenze igipimo. Kandi buri muntu, ntabwo Imana izanga ubusuke mu kivunge, buri muntu abuhabwa mu buryo bwe bwihariye, kandi buri wese ku giti cye. So we lavish with God's unlimited grace, uniquely and personally. Muri Kristo twasesekajweho ubuntu bw'Imana budakama, budashira, butananirwa cyangwa ngo bunanizwe. Ni ubuntu burenze igipimo. Hari umuririmbyi waririmbye ngo byarenze igipimo. Ubuntu bw'Imana ni ubuntu burenze igipimo. Twahawe ubuntu tudakwiriye, umugisha ugeretse ku wundi, ubuntu bugeretse ku bundi. Muribuka ko Imana iduha iyerekwa ry'uyu mwaka yaravuze ngo uyu mwaka tuzakoreshwa nayo ibihambaye kurushaho, tuve mu bwiza bumwe tujya mu bundi, kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Ubundi buntu bw'Imana bwarabonetse, nibwo tuboneramo agakiza. Buntu bw'Imana ni Yesu Kristo. Umurongo wa 7 uravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ngo ubwo yadushagirijeho, yadusesuyeho, yadusesekajeho, ubwo yabudusutseho. Imana yadusenderejeho ubuntu bwayo. Uko niko kuri kuboneka muri uyu murongo, kandi niko kuri mu buzima bwacu. Ntabwo duhabwa ubwo buntu bw'Imana gusa mu gihe twakizwaga, ahubwo ni ubuntu budashira, ni ubuntu dusesekazwaho ubudashira. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bwayo buri. Niba utarasinzira zamura ikiganza turebe. Hello. Ese Imana ni umutunzi? Ese ni umutunzi ungana iki? Imana niyo soko y'ubutunzi bwose. Imana yuzuye ubuntu cyane ku buryo ibyaha byacu iyo byiyongeye, ubuntu bw'Imana nabwo burushaho kwiyongera, ku buryo nta na rimwe buzashira ngo yigereho uyisabe imbabazi ikubwira uti umva nari kukubabarira ariko nsanze ubuntu bwanshiranye. Nta na rimwe. Mu Baroma ibice 5 umurongo wa 20, ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga.
kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Actually, iyo ibyaha bigwiriye n'ubuntu ntushobora ubuntu bw'Imana burenze igipimo. Ubwo n'ubuntu bw'Imana, ubuntu bugwira uko ibyaha byacu bigwira, kuko Imana yari izi neza abantu, iranzi. Njya mpagira ngatekereza buri Imana wasanga ari nje yarebaga, kubera ko yarebaga ikabona uburyo buri gihe cyose kamere yanjye niyo gukora icyaha, kamere yanjye niyo gukora ibyaha. Niyo mpamvu yashizeho ubuntu bwinshi kugira ngo ibyaha byanjye njyewe ubwanjye ni byinshi. Iyo buza kuba butiyongera butagwira, njyewe ibyanjye gusa byari kubumara. Ariko ngaho tekereza ibyawe se, ibyo uragira ngo ni bike? Abandi bantu miliyari 7 bari muri ino si, buri wese ku giti cye bwari gukama tutaranavuka. Sokuruza wanjye ubanza ari kubwimarira wenyine, bwari busigaye ninjye wari kubumara. Budashira nabwo ntaragera ku myaka nka 10 n'inga, banza bwari guhera mfite nk'imyaka 8 nagera kuri 15 bukaba burashize. Ese uribuka inshuro zose Imana iguhishira ntikwanike ku karubanda ikagukiza amenyo y'abasetsi kugira ngo ubuntu bwayo buhindura bukugereho wihane? Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Imana wa mama kirengagiza geto zose z'abasore wararagamo, wihisha ubundabunda, irangije guha ubukwe, irangije guhura na Kristo. Wa mugabo we ikirengagiza abakobwa abandi wabeshi ibyo wagiye, ikaguhishira ikakugeza ku buntu kuko ubuntu bwayo ntibukama. Umugambi wayo nuko tuyakira, nuko twiyunga nayo, nuko iduha itangiriro rishya, nuko ituvara naho igisebo n'ikimwaro. Kandi urufunguzo, ishingiro ya byose ni Kristo. Muri Kristo nimo dusenderezwamo ubuntu budakama. Turi muri Kristo duhabwa igikundiro kidasanzwe. Turi kumwe na Kristo dusenderezwaho imigisha. Muri we nimo harimo umwuzuro w'umunezero n'ibyishimo. Yesu ariho kandi azahoraho ibihe byose. Ntazigera dusiga, ntazigera duhana, ntajya aruha, ahora iteka dusabira, ntajya tubabarira ngo arambirwe. Yesu ntameze nkanyu, kubera ko nge harahongera nkavuga umva wowe urandambiye oya, ariko mumere Kristo amashyi kuko ntajya aruha. Iho iteka ahora ateze amaboko ashaka ko tumugarukira. Twabimenya twakamukunze, twabimenya twakagambiriye kwihana. Reka reba ku mpera y'umurongo wa 8 aho twasomye ngo ubuntu bw'Imana ngo yadushagirisheho butubera ubwenge bwose no kumenya. Wahabonye? Sinzi niba uri kuhareba. Yadushagirijeho butubera ubwenge bwose no kumenya. Imana idusesekazaho ubuntu bwayo mu bwenge no mu kumenya. Imana yakugiriye ubuntu utayijijishije, yaduhaye ubuntu ituzi neza. Hari abantu baduha faveri kuko bataratumenya, kubera ko tuzi gucabiranya, kubera ko tuzi kwishushanya. Umuntu akagukunda kubera ko nuko atarakumenya. Aramutsa kumenya n'amanyanga yawe, ntabwo waba wicaye naho ngaho uri. Ariko Imana yo yadusesekaje ahubwo ituzi neza tutayijijishije. Njyewe yo mbigezeho bitantangarira Imana, kavuga Mana koko nanjye ukampa ubuntu bwawe unzi neza, ukambabarira, ukampa amahirwe yandi. Kumva umutima wanjye urashaka kuyira.
ubuntu bwihariye. Imana iguha ubuntu bwawe ku giti cyawe. So God's grace is unique and personal. Muri Kristo Imana idusenderezaho ubuntu bwayo ku giti cyawe, ntabwo ari mu kivunge. Ubu buntu mvuga si bwa buntu rusange, bwa bundi bumwe Imana iha abantu bose ababi n'abeza, bumwe butuma n'ababi bose bahumeka, babasha kureba kubona n'amaso yabo, babasha kugira ubuzima nk'abandi, bwa bundi butuma igwisha imvura yayo ku babi n'abeza. Oya, ubu buntu tuvuga hano ni bwa bundi Imana iha abayo bwihariye, ni bwa buntu buduhesha agakiza. Ni bumwe ijambo ry'Imana ritwigisha ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, kuko ubuntu bw'Imana yabonetse ari we tuboneramo agakiza. Ubuntu bw'Imana ni Kristo Yesu. Ubu ni bwo buntu turimo tuvuga, ntabwo ari bwa buntu rusange. Abana b'Imana dufite ubuntu bwihariye butugira abana b'Imana, butuzana mu rugo. That's why we can be family. Niyo mpamvu dushobora kuba umuryango, kandi tukaba umuryango utari uw'urumamo, umuryango uhujwe n'amaraso akomeye arenza amaraso y'abantu ba hano ku isi. Imana igenera abantu bayo buri wese ku giti cye ubuntu bumukwiriye. Uribuka ijambo ry'Imana aho rivuga ngo nuko twegera intebe y'ubuntu bw'Imana tudatinya, ngo kugira ngo tubabarirwe, ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana iduha ubuntu bwayo mu buryo bwihariye kuri buri wese. Imana yiteguye guhurira nawe aho ngaho uri. Aho uri, uko ubuzima n'imibereho yawe imeze muri iki gihe cya none, Imana yiteguye guhura nawe. Muri ako kangaratete kawe urimo, irashaka guhurira nawe aho. Ibyo waba unyuramo byose, uko byaba bimeze kose, uko waba uteye kose, ushaje cyangwa ukiri umusore, ukennye cyangwa uri mu bihe byiza, urwaye cyangwa uri muzima, uri mu bihe byo gushidikanya cyangwa uri mu bihe byo kwivuruguta mu byaha, ubuntu bw'Imana kugendera muri Kristo mu buryo bujyanye nawe, mu buryo bujyanye n'icyo ukeneye. His grace is applied to you uniquely. Uribuka wa mwana w'ikirara wari waragiye akangara akamara ibyase byose. Ubuntu bw'Imana yari akeneye, kuko yari yaramaze kwiheba, yari yaramaze kwitakariza agaciro. Ubuntu bw'Imana bwamujeho bunyuriye mu mubyeyi we, akimubona amubagira ikimasa kibyima, kuko yari akeneye kwemerwa no kwakirwa. Ariko hari na wa mwana wari warasigaye imuhira, yarararukiye mu rugo. Hari ibirara bitava mu rugo, hari abantu babi bari mu rusengero baraho gusa adashobora kugenda, ariko akaba yarananiranye. Ukajya kumva ubuntu bw'amafuti bwa buri munsi ku muntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ukibaza uyu muntu sinzi uko bimeze. Yarameze nka wa mwana wari warasigaye mu rugo. Ubuntu bw'Imana bwo yari akeneye ako kanya we ntabwo ari ukwemerwa, kuko yari afite kwemerwa, yari mu rugo, ahubwo ntabwo yari yiyizi, yarakeneye gucyahwa no gusobanurirwa. Wowe ntitubana iminsi yose, wowe ibyo ntunze byose si ibyawe, none urabona ngo dukoreye uriya ikintu ukagira ishyari, nta soni mafene wowe. Ubuntu bw'Imana butugeraho mu buryo bujyanye n'aho turi mu rugendo rwacu ry'ubu bugingo bwa hano ku isi, because God knows what we need. Ngiro mwicaranye ngo Imana izi ibyo dukeneye. Mabwire ngo Imana izi ibyo ukeneye, kandi nta muntu Imana ikeneye kunyuriraho ngo ikugereho. He knows your name, He knows your address, He knows where you are. Imana izi aho uri, izi izina ryawe, izi aho utuye, izi n'ibyo uri kunyuramo muri iyi minsi. Muri Kristo
dusendezwaho ubuntu budashira, ubuntu bwihariye, kandi buri wese ku giti cye. Ndagira ngo mvuge ku bintu bine gusa nabonye mwe imirongo, niturangiza dukomeze izindi gahunda. Icyambere twavuzeho nshaka kugira ngo wongere uterereho ijisho, nuko muri Kristo, ibyo bintu bine nshaka kuvugaho ni ibintu bine biranga ubuntu burenze igipimo tubonera muri Kristo. Ibintu bine biranga ubuntu burenze igipimo tubonera muri Kristo. Icyambere nuko muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buducungura, ubuntu butugura. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buducungura, ubuntu butugura. Ngura mwicaranye ngo ndi w'agaciro kanini. I'm so valuable. I was bought with a price. In Christ we lavished with grace that redeems us. Ndagira ngo ngere urebe ku murongo wa 7 handitse ngwiki, niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. In him we have redemption. Ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe hano, ntago njya kunda gukoresha ibintu by'ibigiriki, ariko impamvu nashatse kugira ngo ndivuge nuko ryitwa apolitrosin. Apolitrosin umva nkaho ari nk'umuti, wagira ngo ni rivuga wagira ngo ni izina ry'umuti. Apolitrosin, wavuga gutyo wahita umva ari umuti wo muri farumasi. Rivugika nk'izina ry'umuti, ariko ubuntu bwaducunguye burya ni umuti nyine, kuko ni umuti udukiza ubumara bw'ibyaha. Ni rimwe mu magambo atatu isezerano rishya ryakoresheje rivuga ku gucungurwa: kuvanwa mu bucakara, hatanzwe ikiguzi, hatanzwe incungu, hatanzwe icyiru, hatanzwe amande. Apolitrosin, ubuntu bw'Imana ni umuti. Situation twari turimo yari keneye umuti. Ndasaba kugira ngo situation Imana irebe situation urimo muri iyi minsi, ikoresha abantu bayo, umuntu aze imuhe gutekereza ko aza n'umuti w'ikibazo urimo. Ndasaba Imana kugira ngo muri iyi minsi ya none Imana igukoreshe kugira ngo wowe ikuyoborere ku muntu, umubere umuti, kuko Imana ijya gukora ikoresha abantu. Narababwiye ngo abantu b'injiji navuga ngo mva ngo umwana w'umuntu ntacyo yakumarira. Abana badasoma Bibiliya, nuzumva umuntu avuga ngo mva di none kishingirira ku mwana w'umuntu ntacyo yakumarira, umwana w'umuntu ntacyo amaze, uzajya umubwira ngo urinjije nta gusoma Bibiliya. Nta kintu na kimwe Imana izagukorera idakoresheje abantu, ni ikintu kimwe gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukagenze gute? Nimukizere umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Agakiza konyine ni ko Imana idakeneye umuntu, ariko akazi izakaguha ikoresheje umuntu. Ibirayi n'ibijumba izakoresha abantu, ibintu byose izakoresha ngiro mucaranye ngo ntukazajye mubwo bujiji bwo kumva ko abantu badafite akamaro. There are people who are very important. Hari n'abantu bataza bo kubaha ko bagomba kububaha. Nushaka twese turagana sawa. Imana yavuze ngo ntukizere umwana w'umuntu utabonerwa mu iki, ariko Imana irashaka ko twebwe tuba umuyoboro wayo. Nitwe maboko y'Imana, nitwe maso y'Imana, nitwe maguru y'Imana, nitwe Imana ishaka gukoresha kugira ngo ineza yayo, kugira ngo ubuntu bwayo, kugira ngo igaburire abashonje, kugira ngo ihumurize abakeneye guhumurizwa, kugira ngo ikize abikeneye gukiza. Iragira ngo wowe igukoreshe kugira ngo ubuntu bwayo bugere ku bantu. Iyo usomye uyu murongo wa 7 neza, ubonamo yuko nk'ibintu bitatu aho ngaho mu murongo. Nuko Imana yaduhaye ubuntu buducungura, butugura. So mu kuducungura, mu gucungurwa, tuba tubohowe ingoyi y'imbaraga z'icyaha. Nubwo tuba tukigeragezwa n'ibyaha, ariko iminyururu y'icyaha iba yakuweho.
ntituba tukiri imbata zo gukunda icyaha. Niyo tukiguyemo kiraduhangayikisha tukakihana. Intsinzi yacu iba yamaze kuboneka kuko tuba tubaye abacunguwe, tuba tubohowe iteka ryose. Mu gucungurwa tuba dukijijwe ingaruka z'icyaha cyacu. Mu gucungurwa tuba dukijijwe ingaruka. Ntabwo aha tuvuga kuri za ngaruka z'igihe gito z'icyaha n'amahitamo yacu mabi zihera hano tukiri muri uyu mubiri. Oya, ni za ngaruka zo kutandukanwa n'Imana iteka ryose, ni za ngaruka z'urupfu rw'iteka ryose. Izo ziba zikuweho. Ijambo ry'Imana ritwigisha ko ingaruka z'icyaha ni urupfu. Kw'Imana ingaruka z'icyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ingaruka zisigara gusa ni za zindi za hano, kandi Imana igendana nawe mu rugendo rwo gusana ibyangirikiye muri ya mahitamo yawe mabi ya kera. Urumva niba wari umujura bakagutema akaguru, nyuma ukihana ntabwo akaguru kari bwongere kumera. Halo? Ariko ubu uzi neza ko Imana yaguhaye ubuntu bwayo, izi neza ko akaguru kawe bagaciriye mu bujura n'ibindi. Bityo kuko twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, nyamara bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niba waraterewe inda idateganyijwe, ntabwo izavaho, nta nubwo izasubira inyuma ngo nuko wihanye, nta nubwo n'umwana azavaho, yewe no kurera umwana bikugoye uri wenyine ntibizavaho. Ariko uzaba wemye uzi neza ko Imana yarangije kuguhanaguraho ingaruka z'icyo cyaha, kandi ko itakikubaraho namba. Bityo yifatanyije nawe mu rugendo rwo gusa. Niyo mpamvu uzayisaba uti Imana, uyu mwana wanjye ni umunyamugisha. Nta uzaba akikubwira ngo uyu mwana we ntabwo ari umunyamugisha, uzaba uzi neza ko Imana yarakubabariye. Uzaba uri nka wa mukobwa, nta nubwo Satani azaba akikubwira ngo abandi bagiye gusabwa ngo wowe urasabwa se. Uzajya umubwira ati tsindwa Satani, Imana irabizi ibyanjye kandi ibyo yarabimbabariye. Njye ndi umukobwa wa Kristo, yampaye amahitamo mashya. I have a new identity in Christ. Uzashobora kwema nka wa mukobwa nababwiye, uvuga utumva yego naribye n'iby'ifiriti n'ibye n'icapati, ariko n'umuhinda arabizi. Wiza kunyogesha ibyombo no kunkoropesha ngo utandega. Urandega kwande ko n'umuhinda abizi. So you can walk confidently. Abantu benshi their self-confidence irabuze. Abantu benshi bubitse imitwe kubera Satani umurezi wacu akibibutsa ibyakera byakuweho, kubera kutamenya inyungu y'ubuntu bw'Imana. Mu gucungurwa tuvanwaho ingaruka z'ibyaha byacu. Mu gucungurwa tuba twishyuriwe ideni imbere y'Imana. Ngoro mwicaranye ngo nta deni nge ngifite. Niryo niba wakekaga ko kirifite mubwira ngo niryo nakekaga ko ngifite, ubu ntashemenye ukuri ko ntaryo. Ngero niryo nakekaga ko rigihari, ntashemenye ukuri kuva nahisemo kwihana. Now ntushobora kucecekesha ngo none se ngo wowe ngo baguhagarika ngo wowe ngo no. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. We have redemption through his blood. Amaraso ya Yesu niyo ncungu, niyo nyishu, niyo kiguzi, niyo gitambo Imana yari ikeneye ahwanye n'ibyaha byanjye nawe. Nta maraso nta kubarirwa ibyaha. Amaraso ya Yesu niyo soko yoza abanduye. Imana yo twahemukiye kuko itari kwivuguruza, kandi nta maraso nta mbabazi z'ibyaha, kuko ibyaha byacu byari byinshi kandi nta mubare w'amatungo washoboraga kuzabyishyura. Imana ubwayo
twe twahemukiye yemera kutugura, yemera kutwitangira, yemera kuducungura, iducungurisha amaraso y'umwana wayo bwite w'ikinege, umwana w'intama muziranenge arapfa kubera jye nawe. Ubwo bene ubwo buntu nibwo nita ubuntu burenze igipimo. Yatanze umwana wayo ngo anshungure, kandi muha ubuntu budashira, busendereye, bwuzuye, burenze igipimo, kugira ngo ibyaha nakoze mu gihe cya kera, ibyaha ndimo gukora ubu, n'ibyaha nzakora bibe bifite ubuntu buhagije. Ndagira ngo muyimpera amashyi. Number 2, cya kabiri, muri Kristo dusenderezwaho ubuntu butubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. Navuze ko muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buducungura, butugura. Ya kabiri, dusenderezwaho ubuntu butubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. So in Christ we are lavished with grace that forgives. We are lavished with grace that forgives. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu butubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. Again, ndagira ngo wongere urebe nanone ku murongo wa 7. Niba duhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, noneho komerezaho gatoya, ariko kugenza gute? Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu. Muri Kristo dufite gucungurwa no kubabarirwa ibicumuro byacu. Urumva ko imbabazi zikubiye mu gucungurwa, no gucungurwa bikaba bidashoboka imbabazi zitabayeho. Gucungurwa n'imbabazi bigomba kuba byose biri kumwe. Ibicumuro n'ibyaha. Ibyaha ni ukutabasha kubaho ubuzima bujyanye na standard yo gukiranuka kw'Imana. It's to miss the mark. Ubuzima buri ku gipimo cyo gukiranukira Imana yashiriyeho abantu bayo. Abashobora kubugira ni mwebwe wenda, ariko njyewe n'ijambo ry'Imana tubona ko kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Nyamara bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu babandi wumva bakubwira amanjwe ngo ukoze neza, ngo hari abantu bakora neza, ngo imirimo ngo nizabacungura. Oya, imirimo ni imbuto z'uwo twakiriwe, kuko ntiwakora imirimo ihagije kugucungura. Icyaha ni ukutabaho ubuzima bujyanye n'igipimo cy'Imana ishaka, yani to miss the mark. Abo ni twese, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Utarasinzira nazamura ikiganza turebe. Umuntu unejejwe n'imbabazi z'Imana nashyire hejuru. Ukeneye imbabazi z'Imana buri munsi na pepera Imana. Me tell you, uwo ni njye wa mbere. Njyewe banza ntazikeneye buri munsi, banza nzikeneye buri saha. Nje nzikeneye buri saha, buri munsi, buri saha, buri saha, buri saha. I need your grace, I need your forgiveness, I need pardon. Kubera ko kamere yanjye nk'umuntu ni kamere y'icyaha, ni kamere yo kugambirira ikibi, ni kamere yo gukora nabi. Iyo ubonye umuntu akoze nabi, aba yakoze nk'umuntu. Ahubwo kudakora nabi nibwo bumana, nizo mbaraga. Sinzi niba ubyumva neza, kuko ngiye byajyaga bingora kubyumva no kubisobanukirwa. N'igihe natamye ngongera kugwa mu cyaha, nkahitamo gukora icyaha, ni gute Imana itakimbaraho kandi ari Imana yera? Ni gute Imana yafata icyemezo cyo kuzakomeza kumbabarira no kutanshiraho iteka uko nyisabye imbabazi ntirambirwe? Ni gute Imana itabimbaraho kandi nyihemukira buri munsi uko nyisabye imbabazi ikongera ikambabarira? Impamvu nta yindi, nuko Yesu yambereye incungu, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe. Ubu ndi muri we. Imana indebye indebera mu maraso y'umwana wayo Yesu Kristo. Muri we tuboneramo imbabazi zidashira, ubuntu budakama, ubuntu burenze igipimo. Niba nawe bikikugora kubyumva, humura,
siyo wa mbere ugowe nabyo, kuko na Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma yasobanuye ubuntu bw'Imana ageze aharibaza ati se none ubwo bimeze uku dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Aravuga atoya, ntibikabeho. Yani Imana yitureba imeze n'urugero, ntabwo washobora gusobanura iby'Imana. Ariko nagira ngo uramutse uri gucuruza, umubyeyi akaza akagura umwenda mwiza, yarangiza akawuhereza umwana we yarangije kukwishyura, hariya hanze y'iduka ryawe hakaba hari ibiziba, ugasanga cacana kigita gifata wa mwenda kigita kiwujyana muri bya biziba, wajya gukubita wa mwana? Wajya kumukubita? Kandi nyina yishyuye. Hagi iki cyana kirawangije, nuko nyina yawishyuye. Yatawishyura nuko nyina yawishyuye. Sara tureba akaturebera mu maraso y'umwana we Yesu Kristo. Ese tumuhoze ku musaraba? Ese dukomeze kumubabaza? Cyangwa natwe dufate icyemezo tuvuge toya, umuntu utugirira neza ibambere ingana gutya turifuza kumukiranukira, turifuza kugendana nawe, turifuza kumushaka kurushaho, kuko muri Yesu dufite kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro byacu. Imbabazi zayo zikora ku byo twakoze kera, ibiri kuba muri iki gihe no mu gihe kizaza. Because in him we have forgiveness of our trespasses, past, present and future. Imbabazi z'Imana kuri twe zirenze izo kutugira abana, izo tugirira abana bacu mu gihe tubarera. Nangwa n'abari gukuru, twebwe twakuriye ku twebwe imbabazi n'ubuntu byajyanaga n'ikiboko. Abantu bari mu myaka yanjye kuzamura bo barabizi. Ngo iyo najyanaga na mama azaza ararwaye mukomeze kumusengera, ariko yambwiye ngo nagira agahenga arashaka kugaruka hano, muzamubaza ibyo njya mbabwira niba ari byo. Naho niba twajyanye ku isoko nagombaga kuvayo wenda nkubiswe inkeyane nk'icumi, kandi yabaga ari wumpohoteye, kuko twaragendaga mu bwenge bwanjye numvaga ari wumpohoteye, ko twaragendaga mufashije akantu. Nagera mu isoko nkasanga abantu bahagaze, hari abantu bacuruzaga ubunyobwa. Mbese baracyabonja muri iyi minsi? Banza batakibonja. Baracyabonja? Babaga bari kubonja, nkacungana nawe nkajya kubonjesha, nabonjesha nkareba n'undi nawe ari hariya, nkajya no kongera kubonjesha hariya, ngacunga kugira ngo uyu nawe atambona, nkijijisha nkaba nsubiye inyuma gatoya kugira ngo nze kongera kubonjesha no kuri wundi. Muri kwa kushaka ngiye kubonjesha najya kureba kasanga yansize. Ubwo nanjye mugihe ntekereze ko yansize, nawe akaba ari bwo ahendukiye kunshaka, akaba arambuze. Ubwo ndi kumushaka nawe ari kunshaka, twahuraho kugira ngo ambaze ati ayishime, avuge ati mwana wanjye ndakubonye, nta no kunsuhuza akahita nanjye nkahita amenya uko avuze, ubwo nkahita amukurikira. Ariko Imana yatugiriye ubuntu. Mumere Imana amashyi ko yatugiriye ubuntu. Imana ntigiruha. Kandi ubwo bitewe nuko nitwaye mw'iri soko, ubwo ninjye wamuherekezaga gake gashoboka, kubera ko undi munsi w'isoko nashaka kuguherekeza nibyo wakoze. Ariko Imana yo ngihora itutegeye amaboko. Kuki tuyihunga? Imana iradukunda kurenza uko ababyeyi bacu badukunda. Imana iradukunda. Cya gatatu, muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buduhishurira umugambi w'Imana kuri twe. So in Christ we are lavished with grace that reveals God's will and purpose.
iyo ugeze ku murongo wa 9, wahabonye ku murongo wa 9 niho dutangira kwagura uko twabonaga agace gato k'ubuntu bw'Imana birenze nuko twabitekerezaga mbere. Reba murongo wa 9 haratwibutsa ko Imana yadusendereje ubuntu bwayo burenze igipimo kugira ngo itumenyesheje ubwiru bw'ibyishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo yagambiriye kera muri Kristo. Usomye wihuta ntago wabyumva. Bumwe mu buryo Imana idusenderezaho ubuntu bwayo burenze igipimo, ubuntu buhebuje ni ukuduhishurira ubushake bwayo n'umugambi wayo. Imana ntabwo yari itegetswe kutumenyesha umugambi wayo, umugambi mwiza wo kuducungura. Imana yahisemo kutumenyesha ubwiru bw'ibyishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo. Imana yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyirije muri Kristo. Ni ubwiru kuko umugambi w'Imana wo gucungura abantu ntabwo wari uzwi. No mu gihe wari uzwi ntabwo byari bitomboye. Wenda reka nkwibutse gatoya. Sinzi niba wibuka muri Edeni, ubwo Imana yahaga igihano inzoka, ikabwira inzoka ngo umwe mu rubyaro rw'uyu mugore uyu azakumena agahanga, azakunesha. Mu Itangiriro 3:15. Urumva ni agafununu ni Kinyarwanda na nukupfunyuraho gato, nukunopforaho gato, vuga ngo hari umugambi w'uko nzacungura abantu koresheje Yesu Kristo. Niko kabanga Imana yari ibapfupfunyuriyeho kajyanye n'umugambi wayo wo gucungura umuntu. Umugambi twita ubutumwa bwiza byakomeje kuba ubwiru. Uribuka iyo ugeze mu Itangiriro 12, Imana igahabura hamwe isezerano, simuryibuka? Iramubwira ngo izamuha umugisha nawe azabera isi yose umugisha. Ubwo nabwo ibipfupfunyuyeho kanzunyu, abagore bavuga ngo ni kanzunyu, ni kanziginya gatoya. Ubwo si ipfupfunyuye ko ifite umugambi, ariko muri Kristo nimo ubuntu bwayo, nimo iduha ubuntu buduhishurira umugambi neza mu buryo butomoye, umugambi w'Imana wo kuducungura. Mu mateka yagiye ipfupfunyura gake gake. Uribuka nyuma yaho, uribuka ibwira Mose ko yo ubwayo izihagurukiriza umuhanuzi, kandi ko yo ubwayo izamwihera amagambo yo kuvuga. Urabyibuka? Ese uribuka isezeranya Dawidi kumwe mu rubyaro rwe azatwara ubwami aho ingoma ye itazigera ihanguka? Murabyibuka? Rimwe iragenda ipfupfunyura, ariko buracyari ubwiru, ntabwo bisobanutse, ntabwo bitomoye. Irimo iraduhisha. Imana rero muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buduhishurira umugambi w'Imana kuri twe wo kuducungura, umugambi wo kuzabana natwe iteka ryose. Uribuka ibwira Yeremiya kwizagirana isezerano rishya n'abantu bayo, kandi ko izandika ibyifuzo byayo ku mitima yabo. When he told Jeremiah that he will make a new covenant with his people and his desires, and he will write his desires on their hearts. Ubushake n'umugambi w'Imana wo kuducungura wari ubwiru wagiye ukomozwaho gatoya gusa, ariko ntayo wari warahishuwe kugeza ubwo Yesu yazaga muri misiyo, mu butumwa bwo kuducungura, igahishurira abantu ubushake n'umugambi wayo mu gihe gikwiriye muri Kristo. Ku murongo wa 10 ari nawo dusorezaho twasomye tuti kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Uyu ni umugambi uko Yesu azagaruka. Wibuke ko Yesu yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, kandi yaba adahari mba mbibabwiye. Niyo mpamvu abantu birirwa bazerera iwabo n'ubutabo. Murababona abandi ba giti mu jisho, muri kubabona birirwa iwawe n'ubutabo baza bakubwira ubusa, basoma umurongo umwe w'agace,
bakubwira bakwereka ko wowe utari mu bana b'Imana, bityo ko wowe utazajya mu ijuru, ko wowe ugomba gusigara ku isi. Murimo murabona? Ariko uzababwire ko Yesu abarusha ubwenge kandi ko abarusha ukuri, ko yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, nanjye mugenze gute? Kuko mu rugo rwa data harimo amazu menshi, kandi yaba adahari ababivuze. Ahubwo ngo nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo kugira ngo aho ndi namwe ndi wowe naha Imana amashyi. Kuko ntabwo ibyacu ngiro mwicaranye ngo ibyacu ntibigarukira hano. Just tell them, urashobora, sinzi situation urimo muri iyi minsi, ariko ndagira ngo mbwirire uwo mwicaranye ngo ibyacu ntibigarukira hano, cyangwa mubwire ngo ibyanjye ntibigarukira hano. Ni nko kumubwira ngo ntundebe uku taho nerekera, ntundebe uku mfite aho nerekera. Ibyacu ntabwo bigarukira hano. Twasenderejweho ubuntu burenze igipimo. Ubuntu biduhishurira ubushake n'umugambi w'Imana wo kuducungurira mwana wayo. Yesu nawe ubwe yarawuhamije ubwo yavugaga ati, nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ndagira ngo nsoreze ku cyanyuma, icya kane, ari nacyo cyanyuma nshaka gusorezaho. Aravuga ngo muri Kristo Yesu dusenderezwaho ubuntu buduteraniriza hamwe, budukoranyiriza hamwe. Nabuze ijambo nashaka kuvuga. In Christ we are lavished with grace that unites us. Yani buduhuza, buduteranya, budukoranyiriza hamwe. Reba, ongera urebe kuri murongo wa 10. Turahari? Ongera urebe ku murongo wa 10. Just go back to verse 10. Check verse 10 again. Wabonye uri kuvuga ngo iki murongo wa 10? Haravuga ngo kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari biri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Guteraniriza hamwe ibiri mu isi no mu ijuru byose munsi y'umutwaro umwe, ari we Kristo. Bikuduhuza, kutwunga, kudukoranyiriza hamwe, kutwunga twebwe n'Imana. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu butwunga mu buryo bugera kuri bune. Yani irateranyiriza hamwe ibintu mu buryo bugera kuri bune. Ndagira ngo tubirebere hamwe muri uyu murongo ibyo nabonyemo. It took me time to see these things. Byantwaye igihe kugira ngo mbone ibi bintu neza muri uyu murongo. Let's look at this. Icyambere nuko Imana iduha ubuntu butwunga twe ubwacu n'Imana. Wabibonye? Ngo kugira ngo ibihe nibishobora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Nabonyemo ibintu bijya kugera kuri bine. Ubuntu butwunga twe ubwacu n'Imana. Kuko nitugera mu Abefeso mu gice cya 2 ku murongo wa 13 tuzasanga amagambo avuga ngo, ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere ubuntu bukora nuko twebwe ubwacu butwunga n'Imana. Turi hamwe, twe twunzwe n'Imana, turi hamwe n'Imana, turi Imana, turi abana b'Imana. You cannot separate us. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cyatuvunyura mu biganza bye, kuko turi abayo, twunzwe nayo. We united with God, twebwe ubwacu. Ariko ntagarako gusa. Impamvu nanezerewe nuko ubuntu bwunga Kristo n'itorero muri rusange. Nukuvuga ngo ubuntu butwunga njyewe n'Imana ku giti cyanjye, ariko nanone ubuntu bwayo bwunga Kristo natwe twese nk'itorero. Corporately butwunga twese ni Kristo hamwe. Ubuntu butwunga n'Imana twese nk'itorero. So grace unites Christ and the church corporately. So twasenderejweho ubuntu butwunga bwunga Kristo n'itorero. Mu gice cya 5 ku murongo wa 30 tuzahasanga amagambo avuga ngo, kuko twe itorero turi ingingo z'umubiri we. Uri kubyumva?
kuko dukizwa n'ubuntu. Ubuntu butugira ingingo z'umubiri wa Kristo kugira ngo twese hamwe tube ingingo za Kristo. Wowe uba urugingo, nanjye urugingo, nanjye urugingo, nanjye urugingo, noneho twese ingingo ziba umubiri wande wa Kristo. So nuvuga ngo ubuntu bunyunga n'Imana njyewe na Kristo njyewe, ariko nanone bukatwungira hamwe n'Imana nk'itorero. What a picture. Niyo mpamvu tuvuga ngo harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye, harvest itorero ryawe n'umuryango wawe, kuko twese hamwe turi umuryango umwe wunzwe n'Imana. Ntabwo ari uko twabitekereje, ntabwo ari uko umushumba byifuza, ahubwo niko ijambo ry'Imana ribigena, niko dukwiriye kuba turiho, because we believe in the word of God. Ntabwo ari uko ari slogan nziza, harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wanjye. Uko niko ijambo ry'Imana ryifuza ko tubaho, niko ryifuza ko tubana mu miryango yacu fatizo buri munsi, mu mibereho no mu mibaniro yacu, kuko twese twungiwe hamwe nk'itorero muri Kristo n'ubuntu bw'Imana. Kagatatu nabonyeho nuko twasenderejweho ubuntu butwunga na bagenzi bacu mu busabane bw'abana b'Imana. So we lavish with grace that unites each other relationally. Ndagira ngo umurongo wa 19 mu gice cya 2 tuzahasanga amagambo avuga ngo nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Amen, amen. So nuvuga ngo tubona ubuntu butwunga n'Imana. Nje ku giti cyanjye, nje ndi umwana w'Imana, ku giti cyanjye nunzwe n'Imana. Ubuntu nanone bukatugira ingingo z'umubiri wa Kristo, bukatwunga na Kristo twese hamwe turi kumwe. Ariko nanone ubuntu bwa Kristo bukanyunga nje nawe, ukambera mushiki wanjye, ukambera musaza wanjye, ukambera umuryango tutari tuziranye, tutarashoboraga no kumenyana. Hari akaririmbo njya nkunda, karirimbo akera ngo turashima Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. I mean, that's a song. Iyo ni indirimbo ishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ubuntu bunyunga n'Imana, bukatwungira hamwe na Kristo nk'umubiri wa Kristo nk'ingingo ze, ariko nanone bukatwunga na bagenzi bacu. And finally, icyanyuma nuko twasenderejweho ubuntu buhuza isi n'ijuru. Amen. Twasenderejweho ubuntu buhuza isi n'ijuru. Niyo mpamvu twebwe we are sojourners, turi mu rugendo, dufite aho tujya ngo bakunda. Byose nabikuye, ntabwo wasomye hariya uriya murongo neza, ntabwo wakabonyemo ngo kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri hehe. Ibi byahise binyibutsa amagambo aba mu byahishuwe ibice 21. Haravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi tandika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Ubuntu bw'Imana butwunga n'Imana, bukatwungira hamwe twese n'Imana. Ubuntu bw'Imana
bukatwunga twebwe na bagenzi bacu, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwungese n'ijuru, kugira ngo umunsi umwe nge nawe tuzabane n'Imana iteka ryose tuyiramo. Mwebwe ndi kubaza ntimugire ibyo mwibuka, ku cyumweru nzongera mbabaza, wihanga turakomeza gusoma iki gice turiho. Niwibagirwa byose wibuke ko navuze ko muri Kristo Yesu dusenderezwaho ubuntu budashira burenze igipimo, kandi buri wese akabuhabwa mu buryo bwe bwihariye, kandi buri wese ku giti cye. Kandi ibintu bine twavuze nuko twavuze ko muri Kristo dusezerezwaho ubuntu buducungura, ubuntu butugura. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu butubabarira ibyaha n'ibicumuro byacu. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buduhishurira umugambi w'Imana kuri twe. Muri Kristo dusenderezwaho ubuntu buduteraniriza hamwe, budukoraniriza hamwe. Ndagira ngo duhaguruke dusenge Imana. Ndagira ngo iki cyumweru ugende nk'uwari hano, ugende nk'uwamenya agaciro ufite mu Mana. Imirimo uzerekezaho amaboko yawe uzayikorane umwete nk'udakorera umuntu, kandi ndagusabira umugisha utagabanyije kugira ngo Uwiteka azigaragaze mu byo uzerekezaho amaboko yawe. Ndasaba Imana kugira ngo tumenye agaciro Imana yaduhaye, ikaducungura, ikatugura. No mu gihe tujya gutanga amaturo yacu yo gushima Imana n'amaturo yacu y'icyacu by'imirimo yakoze, ndagira ngo tube twibuka abo turibo, twibuka ubuntu Imana yadusenderejeho, ubuntu butagira igipimo, ubuntu butubabarira, ubuntu butugira abasha, ubuntu butugira ijambo, buduha ijambo, ubuntu butuma tugenda twemye, ubuntu bucecekesha amajwi ya Satani, kuko Imana ntitwigeze tuyijijisha ngo iduhe ubuntu bwayo. Yabuduhaye ituze. Umva mukobwa, yabuguhaye ikuze. Umva mugore, yari ikuze. Umva papa, Imana yarakuze kandi yaraguhaye ubuntu bwayo, kandi yaragubabariye. Muri iki cyumweru tuzagende nk'abana b'Imana. Muri iki cyumweru ntuzibagirwe kurarika abandi kugira ngo muzane hano. Niba uri mufashwa, ubwire abandi iby'Imana irimo ikora. Ubwire abantu ko Yesu yakubabariye ibyaha, kandi ko nabo yifuza kubababarira. Ubwire abantu ko Imana yaguhaye amahitamo mashya, yaguhaye gutangira bundi bushya, kandi ko nabo ubuntu bwayo ntabwo uzigera ubusaranganya. Hari abantu batabwiriza abandi, hari abantu batavuga ukagira ni nkaho bakomata. Hari abantu bakuriye mu nkomati z'amazi, bagera no mu gakiza ukagira ngo bari gukomata ubuntu bw'Imana, akumva ko nabwira abandi baraza hano ubuntu bw'Imana ari bubusaranganye nabo. Ubuntu bw'Imana ntibugira igipimo, bwarenze igipimo, ntabwo wabumara. Iyo buza kuba bushira, ibyaha byanjye biba byarabumaze njyenyine. Ariko ubuntu bw'Imana, imbabazi zayo ngo zihora zunguka, imbabazi zayo ziba nshya buri munsi, zihinduka nshya buri munsi. Mwami, turagushimye, tugushimiye ko wadukunze cyane ukandikisha ijambo ryawe. Icyampa uwageze aha ngaho uyu munsi akaba yari afite ibintu muri we yumva nkaho bitashize bigenda bigaruka, ndagusabye Mwami kugira ngo iri joro aryama asinzire, yakira ubuntu bwawe bwuzuye, ko Mwami wamubabariye umuzi kandi ubishaka. Ndasabye Mwami kugira ngo abo duturanye, abazahura natwe, bazabe bahuye nawe. Amagambo yacu azaba amagambo agengwa no kuba tuzi neza ubuntu twagiriwe nawe, kandi ubwo buntu urashaka kubugeza ku bandi udukoresheje. Mwami, aba bagabo amagambo akwiriye, n'aba bagore n'aba basore, kugira ngo amagambo yacu ahumurize imitima y'abababaye. Reka abe ari twe Mwami ukoresha kugira ngo cya kiganza cyawe cyatobotse kigere kubo gikeneye komora. Banza utwomore Mwami, kugira ngo natwe twomore abandi. Mwami,
akira amaturo tugutuye, akira ibyacumi byacu bishyitse, akira mwami, ntabwo twatinyuka kugukinisha tugutura nk'umuhango kuko urakomeye kurenza ibyo, kandi ntukeneye ibyacu, ahubwo tugutuye kuko ibyacu byose ari ibyawe, kandi kuko uri Imana yacu. Niyo mpamvu tuwateguye ibishyitse tukuzanira, kuko uri Imana nkuru. Tugukomeye amashyi kuko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.